On TTV. Muraho neza nongeye kubasuza mwebwe duteza amatwi aho mure hose nako mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ngende pupu nk'ibisanzwe reka tuganire katubane muri kino kiganiro murabona ko nago ndi njyenyine ndi kumwe n'abantu batsumba ariko ibyo ntacyo bitwaye ahubwo ndagira ngo tuganire ibintu bitandukanye wakibaza kubera iki ndi mu kigo cy'ishuri uyu munsi twasuye Saint Antoine du Padoue iherereye Kabuga ariko bakaba batambaye uniforme niyo mpamvu mbazanye hano kubera iki kuri uyu munsi batambaye nk'abanyeshuri kubera iki mbatumiye ndatangira mbakira muratwibwira mutubwira abadukurikiye murakoze njye nitwa Mugabe James nzwi ku izina rya Yeye njye ni nkaba ndi MC rero muri iki kigo njye rakoresheje no show cyeka ari ibyo ngibyo nkaba ndi n'umuyobozi hano mu kigo cy'abanyeshuri cya Saint Antoine du Padoue. Bamwita James ari hano nka MC wowe murakoze amazina yanjye ni Claudette Iradukunda ariko abantu benshi banzi nka Aria nanjye uyu munsi nakoze nka MC yego ubwo ndi kumwe na MC na Miss MC ni abantu baba bayoboye ikiganiro murabyumva ko amini show cyangwa se ikirori murabyumva ko ni master of ceremony so uyu munsi ndabazanye tugiye kuganira ese kuba umuntu ari MC ubundi umumaro wa MC ni uwuhe? Murakoze ubundi umumaro wa MC ni ukuvuga ngo nkaha mu kigo cy'ishuri iyo turi gutegura show haba hari abakeneye guperforminga benshi rero MC ubundi niwe uryoshye ikirori mwayibonye bisaba yuko aba ari umuntu uvuga cyane kandi akaba abasha kuba yashyushya audience rero ategura abantu bari buperforminge then akabafasha kumanaginga neza kugira ngo show ize kugenda neza ndumva it's like that. MC ko numva renza ufite akamaro gakomeye cyane mu kiganiro cyangwa se mu kirori so hanyuma kuba muri aba MC cyangwa kuba uri MC Claudette bigufasha iki mu buzima busanzwe iyo uvuye ku ishuri kuba uri MC ni ikihe kintu byagufashije? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo MC nyine wumvisha kari akazi nyine katoroshye ntabwo byoroshye ariko urumva MC nk'iyo hagiye kuba nk'ikirori nka gutya ntabwo wenda nk'umudensa ngo yakwiyakira cyangwa ngo aze stage nta muntu umuhamagaye so ni ukuvuga ngo MC nyine abashinzwe kumuhamagara akaza stage nanjye rero akamaro bimariye bituma nanjye uko mbikora kenshi nshobora no kugera hanze nkaba nabikora nk'akazi kubera ko nabitangiriye mu ishuri. James and Claudette mumbwire ese iyo umuntu afite impano kuba uri MC hakaba ikirori ugaperforminga ukayobora abandi bana iyo ugiye muri ibyo ntabwo bishobora gutuma ugagira mu masomo wenda uratubwira ikintu wiga harano gihe ure no kuba uri MC cyangwa se biratandukanye ni impano cyangwa n'ubundi ubyiga mu ishuri? Murakoze ubundi njye niga MCE ubwo ni imibare economy na computer mu by'ukuri navuga ko ari talent ni impano ntabwo ari buri muntu wese wajya imbere y'abantu ngabashe kumanaginga abantu bari imbere ye kugira ngo ibyishimo by'abantu bimanaginge abantu babashe kwishima rero ntaho bihuriye n'ibyo niga ariko biramfasha mu buzima bwa buri munsi kuba impano yanjye nabasha kuyikoresha hano then n'uwaba ankeneye akaba yamvugisha bitewe n'uko abona ko ndi experienced mu byo nkora wabwo no kuvuga ko na nyuma y'ishuri byakugira akamaro turi kugana ku musozi ikigana ariko ndagira ngo mumbwire hari abantu benshi baba badukurikiye kuko dukurikirwa n'ingeri zitandukanye ariko se uwo muntu dukurikiye wenda wiyumvamo iyo mpano kuba yajyana akayobora abantu ibikorwa akabiyobora organization ariko adafite ubushobozi bwo kuba yabigaragaza kubera wenda ababyeyi cyangwa se sosiyete arimo uwo muntu wamufasha iki ni ikintu wabwira nk'umuntu ufite impano ariko adafite ukuntu yayigaragaza? Ikintu nabwira umuntu ufite impano yo kuba MC ariko adafite uburyo yayigaragaza so wenda ashobora kuba ababyeyi bari bamubangamira ariko urumva wenda ari nk'umunyeshuri yazajya abikora cyane ku kigo yigaho urumva iyo abikoze neza ku kigo yigaho abandi bakamubona bamutumira na wenda bafite ikindi kirori rero uko akomeza kubikora cyane bituma nyine abimenyera akabijyamo experience. Ndagira ngo mbaze James ni iki kibura ni iki wasaba ku buryo wenda ni iki kibura kugira ngo abana impano zabo zikomere kandi zibagire umumaro niye support ikenewe cyangwa se n'ubundi barihagije ntabwo bakeneye ubufasha? Murakoze ni ukuvuga ngo usanga mu bigo by'amashuri cyane cyane niyo hakunze kuba hari talent abana bafite impano zitandukanye ariko icyo nababwira nuko bakeneye nk'uko tuba twabikoze ibigo by'amashuri byinshi bikeneye kujya bikora izi gahunda kugira ngo abana bazamukiremo
nk'umwana ufite abo wagiye ubona bafite YouTube channel urumva niba abana nka 200 hano babasha kubakoresha imbuga nkoranyambaga aragenda amufollowing amusharing abantu bamubone then n'abamushaka ho kuba bamuha support bayimuha ariko babona hari icyo akora mu buzima bwa buri munsi nyine hari base hari icyo yatangiriye rero ndumva hakeneye ko nabo bakora ibyo bintu babikora as profession murakoze rero reka wenda tugarukire hano ariko ngira ngo murabibona ko iyo umuntu afite impano dufite impano nyinshi abana bafite impano nyinshi the MCs ko umuntu yaba MC akiri umwana muto n'ibintu bikomeye cyane ko mubizi ko abafite inshingano zitoroshye so ko umwana afata risk akagara imbere y'abandi adafite ubwoba adatitira nkuko mubabona ko nta n'ubwoba bafite pe bwo kuba muri bubarebe so reka mwebwe nk'ababyeyi nkuko babivuze cyangwa se namwe nk'abana mu gihe cyose habaye igikorwa cyo performing impano mugerageze muzigaragaze ikiganiro nakagaruka ariko ndagira ngo muri makeya buri muntu ahari aho yabona inyunganizi cyangwa se niba uri n'umuyobozi ukuri kose ukwiye kumenya ko umwana afite impano kandi yamugirira umumaro so ikiganiro cyo cyarakagaruka ngiye na ndi pupu ndi kumwe na Aria na Mr. Yeye Mr. Yeye ciao come on On TTV.